Reka nkwifurize kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'ubuzima nabateguriye, uyu munsi nagarutse mu bijyanye n'akamaro ko kunywa amazi. Ushobora kwibaza ese akamaro ko kunywa amazi ni akahe, bifasha iki umubiri w'umuntu cyangwa ubuzima bw'umuntu? Reka nkubwire ngo umaze guhitamo neza, ndagira ngo wicare maze nanjye ngusobanurire, ubwire akamaro ko kunywa amazi ndetse ukanywa amazi y'akazuyazi. Ikaze mu kiganiro. Niba ari bwa mbere wumvishe ibiganiro nk'ibi, reka nkubwire yuko uzajya ubikurikira hano kuri iyi channel bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi mu kiganiro naguteguriye cyo kubwira akamaro ko kunywa amazi, cyane cyane ay'akazuyazi. Abantu benshi bavuga ko kunywa amazi ari ikintu cyiza kuko afite akamaro gakomeye. Icyakora ngo kuyanywa ari akazuyazi byagirira neza kuruta kuyanywa akonje. Ibyiza ni ukunywa amazi y'akazuyazi ariko adashyushye cyane, mbese afite igipimo cy'ubushyuhe kiri hasi ya degree Celsius 65. Ayo mazi ngo asukura umubiri, agatuma usohora imyanda yose ndetse akanafasha utunyangingo tw'umubiri kudasaza imburagihe. Amazi y'akazuyazi nk'uko bisobanurwa ndetse tukabikesha n'urubuga rwa wa3chat.com atuma uruhu rw'umuntu rugira ubuzima bwiza, kuko ngo afungura utwenge tw'uruhu tugasohora imyanda. Uruhu rukaba rushobora kureduka uko bikwiriye. Kunywa amazi meza ndetse y'akazuyazi kandi bifasha mu migendekere myiza y'igogora. Mu gihe umuntu yanyoye amaze kurya, bitandukanye no kunywa amazi akonje nyuma yo kurya, kuko ngo byo bituma ibinure byo mu byo kurya bigenda byitsindagira mu mara. Kunywa amazi meza y'akazuyazi kandi bifasha abantu bakunda kubabara mu mutwe, kuko bifasha amaraso gutembera neza mu mitsi, umwuka wa oxygene ukagera mu bwonko neza. Uko kuba umwuka ugera ku bwonko bitabanje kugora imitsi, kandi ngo uwo mwuka ukagera mu bwonko uhagije, bigabanya n'ububabare bukabije. Kunywa amazi y'akazuyazi kandi byoroshya ibicurane, kuko bituma mu mazuru hafunguka, umuntu agashobora guhumeka neza ndetse bikamukiza kubabara mu muhogo, cyane cyane arwaye grippe. Ku rubuga rwa santeprismag.com bavuga ko amazi y'akazuyazi ari umuti Abashinwa n'Abahinde bakoresha guhera mu myaka ya kera cyane. Ayo mazi yongera umubiri ubushyuhe, bigatuma imikaya yoroha igakora neza ndetse n'ingingo zose z'umuntu zikamererwa neza cyane. Kunywa amazi y'akazuyazi ngo bifasha abantu bakunda kugira ikibazo cy'impatwe ndetse akanasukura inzira y'igogora, yorohereza abantu bajya mu mihango bakababara cyane. Kunywa amazi y'akazuyazi arimo indimu mu gitondo byafasha abantu bifuza kugabanya ibiro, kuko agenda akonjesha ibinure byitsindagiye mu mubiri, agatuma impyiko zikora akazi kazo neza cyane, zigasohora imyanda ndetse n'ibyo binure ibiro bikagenda bigabanuka. Atuma kandi amaraso atembera mu mubiri neza, akanarinda umuntu gusaza imburagihe. Iyo tuganye ku rubuga rwa www.x.com bavuga ko kunywa amazi y'akazuyazi bifasha umubiri w'umuntu kumererwa neza muri rusange, ariko by'umwihariko bifasha abantu bakunda kugira umwuka wo mu kanwa uhumura nabi. Iyo banyoye amazi ya mu gitondo ngo bibafasha gukemura icyo kibazo cy'impumuro yabo nabi mu kanwa. Ikindi ngo bituma umuntu agira imisatsi myiza ndetse n'uruhu rumeraho umusatsi rukagira ubuzima bwiza, kuko n'ubundi muri rusange ayo mazi atuma uruhu rw'umubiri rwose ruhumeka neza cyane. Ikindi cyiza cyo kunywa amazi y'akazuyazi cyane cyane mu gitondo ni uko yongerera umubiri ubudahangarwa, bigatuma atarwaragurika. Reka nkubwire ngo niba wakunze ibiganiro byacu ndetse wifuza ko hari ikindi twazakuganiriza ku bijyanye n'ubuzima, twakubwira ngo uzatwandikire maze natwe tuzagusubize. Ndetse usibye ku mazi hari n'ibindi by'ubuzima tugenda tukubwiraho. Wowe niba ari ushidikanyaho cyangwa utekereza, twandikire maze tubaze ikibazo cyawe, tuzagusubiza bidatinze. Imana ikomeze ibarinde. Ariko uru rubuga wibutse gukora subscribe kugira ngo ujye ukunda gukurikira ibiganiro byacu.